iyo ni inyoni, ni ubwoko bw'inyoni ikunda abantu. yari yigusize siragarutse. Ariko kubera ukuntu dukunda oya karagaruka do kagukunze kagukunze bameze neza ariko iyi ngiyi ni inyoni twavumbuye ibasha kuvugana n'abantu ikegerana n'abantu kabisa. niyo mworoye se, niyo mworoye iyo nyoni. Iyi nyoni yaradukunze, twagiye turi gutembera, inyoni iradukunze nyine mwayikuye muri ihe shyamba, mu ishyamba rya Cyamudongo, ariko ntabwo ari ryari mwari mwatembereye Kamudongo y'iwacu mu cyaro. ariko iyo kinyoni si cyahita kikujya mwana ko mbona iyo cyasamye. Inyoni nta kibazo cyayo, abana barakira, abantu bakuru barasaba, kubona gifite umunwa munini ra kubona ko kurya nayo yakuwe neza kubona iri twarayitoje urebye nta kibazo, ntabwo yagenda n'ijye kure. ko mbona ifite umunwa munini iyo nyoni. Tubwire ubundi itungwa n'ibiki? Ni adaptation kugira ngo ibashe gufata twa tuntu tw'utubuto tw'uduki, ibashe kutwinjizamo bitayigoye. Iyi nyoni se iy'inyama? Iyi nyoni inyama ishoboka, turiya tuntu dutoya tw'insecti duki ibasha. Ubu iyi ntabwo yafata nk'umushwi uramutse woroye nk'inkoko ngo usange yaziriye yazimaze? No, bitewe n'ukuntu bisa nk'ibyabaye kimwe n'ibyakundanye. Ubu uyororera mu zindi nkoko zawe woroye? Ubwo ni ebyiri. Okay, indi ngiriya mu giti hejuru tubwire. Uzoroye ari ebyiri noneho? Zoroye hamwe n'inkoko zindi woroye? Bibanute iyo biri kumwe biba bimeze biti? Hari ikintu bita muri biology mutualism, ni ya relationship aho usanga zibana ariko ziri magirirane, imwe yungukira ku yindi n'indi yungukira. Iki kinyoni se cyaba cyungukira iki kuri izo nkoko? Iki ngiki urabona inkoko hari ukuntu ziba zifite turiya tuntu tw'udukoko twagize gute, twazigiyeho. None iyi ngiyi ikaza kuri ya nkoko gahita idufata ikabikijije iki inkoko, twa dukoko twari kuyangiza ubuzima. Ni ukuvuga ngo zigenda zifashanya gutyo gutyo. Inkoko iba yungutse kubera yuko ubukoko buyivuyeho bwari kuyica, hanyuma kagahita kunguka iki utwo tuntu, gahita kunguka ibyo kurya nyine, kakabasha kubaho. Azi ko wanayifata bikemera. Reka iyi nkoko, iyi nyoni se yororoka ute? Tubwire ko itera amagi n'izindi nyoni cyangwa inkoko? Amagi angahe rero? Amagi 2, amagi 3, ane angahe? Iyo byagenze neza, yabonye icyo kurya neza, nta kibazo, ushobora gutera kugera ku magi 8. None se byose nibi ubwo tubyita ngo ni ikigabo n'ikigore? Okay, ibi byose kugabanirwa n'ibigore. Nubwo se zizabangurirwa gute? Actually uzazifata uzijyaneyo, hari ubuyo bizagenda bite kuba ngo ushobora kubifata tukabijyanayo aho haba hari ibigabo, hari mugenzi wanjye woroye ibigabo, ushobora kukijyanayo kikagira gute. Igitekerezo cyo gufata ibi binyoni cyajute cyo kuzireba ukumva zikunze ukazizana, urabona ni ikinyoni ariko ni cyiza. Ntabwo ari ibintu twari twagambiriye, ahubwo byarahuriranye n'ukuntu zadukunze. Ikinyoni no kukireba ni cyiza rwose, biragaragara, gifite umunwa muremure mwiza, gifite ibara ryiza. Kireba
rwose pe uragishobora no kugira gutya ukabona n'imbere ikinyoni rwose okay. Uyu yadusobanuraga uburyo ki buriya bwoko bw'inyoni bubayeho, uburyo ki bukora, uburyo ki burya. Nawe nk'uko ubireba ni inyoni idatinya abantu, ni inyoni ibasha kwegera abantu, ntabwo ibatinya pe. We aratubwira ni iyi nyoni twabashe kuba twatembera tujya ahantu turangije tuyisangayo, basha kuba nazifata ko zidatinya abantu ndazizana zishira iwanjye ziberayo. Nari mfite inkoko noroye zibana n'inkoko mbona nta kibazo, gusa witegereje inyoni ukareba uriya munwa wayo, ureba uriya munwa wayo ukuntu umeze, urabona ni umuntu usongoye uteye ubwoba cyane, wagira ubwoba ngo iyi nyoni ishobora kuba yajya izo nkoko. Nibyo bibazo namubazaga, ni se niba warazibanishije n'inkoko zikiri ntoya, iriya mishwi ikiba ari imishwi mito itakwirwanaho, ntabwo ibi binyoni bibasha kubangamira iyo mishwi ngo bibe byayijya? Ariko yatubwiraga ni oya, izi nyoni zibasha kuba zakura udukoko twonyine tuba turi kuri iyo mishwi, ariko kandi nanone n'imishwi nayo ikaba cyasize nk'uko zikaba zakungukira kuri iyi nyoni. Nibyo yise mutualism mu ndimi z'amahanga. Iriya nyoni nk'uko ubireba rero ni inyoni nziza, ifite umunwa mwiza, ni inyoni ifite rwose ibara ryiza, ni inyoni ikura ukabona ni ikinyoni kinini cyane. Ahubwo icyo twibagiwe kuba twamubaza, twari kumubaza niba iyi nyoni ishobora kuba yaribwa, kuko urareba yenda kuba nk'inuma, yenda kujya mu bwoko bw'inuma, uretse iyo ifite umunwa munini cyane rwose unateye ubwoba. Iyo yasamye nibwo noneho bireba neza gutera ubwoba. Ariko buriya ikindi gihe nitumusura zadusobanurira, tubwire niba iyi nyoni wabasha kuyirya. Yatuganirije ku ni inyoni yororoka, aratubwira ngo byagenze neza itera amagi hagati ya 2 na 6. Yatuganirije uburyo ki inyoni ibaho, uburyo kijya, uburyo kibana n'izindi. Yatuganirije byinshi kuri iyi nyoni. Igisigaye nawe watembera rwose, ni karibu ugasura uyu mugabo, cyangwa se nawe ukajya kwirebera. Ubundi nawe waba ufite ibibazo by'amatsiko ukabimubaza, nta kibazo. Niba wumva ushaka kumusura cyangwa se kujya kureba iyi nyoni, wamwandikira kuri nomero ya WhatsApp 0788 28 123. Iyo nomero wamwandikiraho, ubundi nawe ukamusura iwe mu rugo, ukabasha kwirebera ubwoko bw'inyoni bwiza rwose bubana n'inkoko. Ni ikinyoni cyiza pe, nawe ndagutumiye. Nugenda udakanze subscribe, udakoze share ndetse na like.